muraho neza. Muraho neza Tom. Yani RTS TV ni televiziyo ikora inkuru zibanda cyane ku nkuru zijyanye n'uburezi mu rwego rwo gutanga umusanzu mu izamurwa ry'ireme ry'uburezi muri rusange. Abakunzi bacu bafite amatsiko yo kumenya kuri uyu munsi nibwo turi kuganira nawe. Abakunzi banyu nababwira ko bari kuganira na Musengamana Donatien. Musengamana Donatien. Udukurikirana kwibaza Musengamana Donatien ni muntu ki? Musengamana Donatien ni umugabo, urabibona ko ndubatse ndetse ndi n'umwe mu ngabo z'igihugu. Musengamana Donatien nk'umwe mu ngabo z'igihugu, gusa none ngenda garuka inyuma gatoya ahagana muri za 2012 na 2013 ndakwibuka cyane muri studio. Wari umwe mu bahanzi beza cyane baririmba indirimbo zitanga ubutumwa, indirimbo zo kwibuka n'izindi zigiye zitandukanye, imivugo. Wari umwe mu bantu bazi cyane gutegura imivugo mu buryo bwiza cyane. Bihura gute kuba umusirikare ukaba artiste, ubihuza gute? Tom, ntabwo ari ibintu bitandukanye cyane kuko mbere yo kuba umusirikare ubanza kuba umuntu. Ntabwo rero ari ikintu gitandukanye cyane ku buryo udashobora kubikora ngo ubikore byombi, gusa kubihuza nanone biterwa n'uburyo ugenda buri kimwe ugiha umwanya wacyo. Mu muziki cyane mu by'ukuri Tom turaziranye cyane, twarabanye kweri sinzi ubu ngubu uburyo nabivugamo. Nzi ko uri umwe mu bantu banzi cyane, ntabwo umuziki rero nawuhagaritse kuko ndi umwe mu ngabo z'igihugu, kandi n'umuziki nakoraga nawo nibandaga mu gutanga message mu bikorwa remezo by'igihugu, ndetse ubutumwa natangaga ni bumwe mu butumwa numvaga ko bushobora kugira abanyarwanda igihugu, kandi n'ibyo ndi gukora ubu ngubu nk'umusirikare nabyo ni bimwe mu biha abanyarwanda agaciro cyangwa se mu bifitiye abanyarwanda akamaro. Ntabwo bigoranye cyane kuba nabihuza cyane. Umuziki sinawuretse, na vuba ahangaha hari ibihangano bishya byibanda ku bikorwa remezo n'ubundi by'igihugu, bifite message ku bikorwa remezo by'igihugu ndetse no ku ngabo muri rusange. Mvuga ibigwi by'ingabo kuko ndi umuhanzi, urumva nshobora gukora ibisigo, ndi umwanditsi. Ni ibintu rwose nzakomeza gukora kandi na n'ubu ngubu nkunda. Kuba rero ndi umusirikare ntabwo rwose byakuraho kuba nakora n'umuziki wanjye. Ngira ngo murabizi dufite abahanzi mu gisirikare, dufite n'itsinda rya Amjaz band ni iry'abasirikare burya b'abahanzi. Ntabwo bitandukanye cyane no kuba rwose biranyorohera cyane kuba nzabasha gufatanya umuziki wanjye nkakorera igihugu cyanjye ndetse nkanatanga na message ku banyarwanda. Ndumva ari icyo ngicyo navuga rwose. Donatien, ndagaruka gato cyane kubera ko televiziyo yacu akenshi inkuru dukora ni inkuru zijyanye n'uburezi mu buryo bwo kumutiva abana bari ku mashuri muri bino bihe, by'umwihariko igihe bagiye kwiga igihe kidasanzwe, baziga amezi agera muri 6 kubera ibibazo bya COVID-19. Nk'umwe mu ngabo z'igihugu hari urubyiruko rudukurikirana rwinshi cyane hirya no hino mu gihugu. Ni ubuhe butumwa babagenera kugira babashe nabona urugamba bariho rwo kubasha kwiga mu bihe bidasanzwe? Ni ubuhe butumwa babagenera? Urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza cyane. Numvaga mu by'ukuri ntari kurangiza ino interview ntakivuzeho, ariko ni byiza cyane kuba uhise urasa ku ntego ukakimbaza. Ibintu bijyanye n'uburezi mu by'ukuri twagize ikibazo gikomeye cyane cyo gutungurwa n'icyago cya COVID-19. COVID-19 yazanye impinduka nyinshi ku bintu byinshi bitandukanye, si twebwe gusa n'abandi bagenzi bacu. Ku bijyanye rero n'uburezi, ikintu numva navuga ku bintu bijyanye n'uburezi, kugira ngo uburezi tubashe gukomeza muri wa mundo twarimo, ni ibintu bigoranye cyane, ariko nanone kubw'imbaraga zacu twebwe abanyarwanda ndetse abana b'abanyeshuri babifashijwemo n'ababyeyi babo, hari icyo dusabwa twebwe nk'abanyarwanda kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze muri wa muwundo ryarimo kuri ya speed n'ubundi twari turiho. Yego biragoranye cyane, ariko nanone turasabwa imbaraga nk'abanyarwanda, abana b'abanyeshuri babifashijwemo n'ababyeyi babo, mu rwego rero rwo kugira ngo uburezi n'ubundi bukomeze kuri standard, nta kintu gikomeye cyane cyahungabanye. Hari ibintu bimwe na bimwe dusaba nk'ababyeyi. Ndahera ku babyeyi. Ababyeyi twite cyane ku bana bacu bari mu bigo by'ishuri, ndetse hari n'abo tugifite mu rugo. Umwana tumuha umwanya yige,
hari gahunda nyinshi zashyizweho mu rwego rwo kugira ngo uburezi budasubira inyuma. Hari ukumuha umwanya akiga hakoreshejwe social media, hariho amacano afasha abana mu kwiga amasomo atandukanye, hari amateleviziyo bashobora gukurikirana, ndetse ukamukangurira ukamushishikariza kugira ngo atazasubira inyuma ngo abe yakibagirwa ko yari umunyeshuri n'ahambere. Abagiye ku ishuri rero nabo tugomba kubitaho, tugakurikirana imyigire yabo, ndetse tukabashishikariza ko bagomba gukoresha imbaraga kugira ngo cya gihe batakaje babashe kukigarura. Ibyo ngibyo nibiramuka bikozwe, ndumva neza rwose, ndabyizeye ko uburezi tuzongera dusubire kuri standard nziza nk'iyo twahozeho. Nasri, mbabare ndakwita Nasri, ni izina namenyereye cyane muri muzika. Nta kibazo rwose. Kuri ubu ngubu hari abajene benshi cyane bagukurikiranaga mu bihangano byawe bitandukanye, ya mu bisigo, ya mu mivugo, ya mu ndirimbo nziza wagiye ukora zitandukanye, ariko nawe akaba afite inzozi zo kuba yatanga umusanzu, akaba yakora umwuga cyane ko ingabo, igisirikare cy'u Rwanda cyabaye igisirikare cy'umwuga. Hari umujene ufite iyo nyota nawe kuba yakora umwuga. Niyihe nama, niyihe motivation wamuha nk'umwe mu bajene bakurikiranwa n'abajene benshi kandi nanone babashije kubigeraho? Bakoze Tom, ntabwo ndi butandukire cyane n'ikintu twari turimo tuvuga kijyanye n'uburezi. Ikintu cya mbere, udafite ubumenyi ukomora ku ishuri, nubwo ababyeyi nabwo bukonta cyane, ariko cyane cyane ubumenyi dukura ku ishuri ni ubumenyi bushobora kudufasha cyane ahantu hariho hose dushobora kwerekeza mu mirimo iyo ari yo yose. Ubumenyi bwo ku ishuri burakenerwa. So urubyiruko bashobora kwifuza gukora ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, cyangwa se byinshi bumva bafite nk'indoto zabo, ariko icyo nababwira, icya mbere ni ukubanza bakiga. Icya mbere ni ukwiga ashyizeho umwete, akabasha, ngira ngo bajya bumva iyo habaye recruitment hari ibisabwa, cyane cyane ubona bafokasinga ku mashuri. Rero nimba nawe wifuza kuba waza ugakora umurimo nk'uwo Nasri akora, ndi umu artiste, ndi umusirikare mu ngabo z'igihugu RDF, nkunda igihugu cyanjye, ndi kugiha imbaraga, ndetse nkanahereza abanyarwanda message nziza zubaka igihugu. Ntabwo ushobora gutanga icyo udafite, kandi icyo ngicyo baravuga ngo ubwenge burarahurwa. Nta handi tujya kurahura ni mu ishuri. Nta handi ushobora gukura igisobanuro cy'ubuzima bwawe bw'ahazaza ni mu ishuri. Rubyiruko rero, wowe uri ku ishuri, iga ushyizeho umwete, ibindi icyo wifuza cyose kizashoboka mu gihe uzaba wabashije kurangiza kandi wanabonye amanota afatika, warize ubishyizeho umutima. Rwose icyo uzashaka cyose kizaba successful ku buzima bwawe. Nasri, urambabarira cyane, ndagusubiza inyuma gato cyane. Ndibuka twahuye hagana muri 2012 urangije amashuri yawe, aribwo wapangaga uri mu bintu bya muzika cyane, nabyo ko ufite indirimbo zitandukanye zo kwibuka mu buryo bwo gufasha abanyarwanda kwibuka. Kuri ubu Nasri, ese kujya mu ngabo z'igihugu, icyo gitekerezo cyaje gute, byagenze gute? Mu by'ukuri ndibuka hari indirimbo mfite bita Twibuke Twiyubaka. Twibuke Twiyubaka, iriya inspiration nayigize kubera uburyo nabonaga hari abantu benshi tuzi amateka y'igihugu cyacu, tuzi ibintu abanyarwanda twaciyemo. So hari generation y'abantu baciye muri iyo situation mbi, ariko mu by'ukuri izarangira, kandi tuzi neza nka RDF bakoze akazi gakomeye cyane. Ariko generation nge natekereje, ese ni iki nakora kugira ngo mpereze imbaraga igihugu cyanjye, imbaraga mfite nzikoreshe ndengera igihugu cyanjye, ndinda abanyarwanda, numva nitaye ku gihugu ndetse n'abanyarwanda. Ibyo bintu rero harimo igitero naririmbyemo, ndavuga ngo reka natwe nk'abanyarwanda u Rwanda rwacu turwubake, two kuba indorerezi y'abafite imitima yijimye. So naje kubitekerezaho cyane, rero numva imbaraga bagenzi banjye bakoresheje bakabohora igihugu cyacu, urukundo bari bafitiye icyo gihugu, nanjye ngomba kurukoresha kugira ngo babandi
bamaze gukura cyangwa se bamaze kugera mu myaka yo kujya kuruhuka babone izindi mbaraga nshya. Nuko natekereje kujoyininga RDF kandi nayijoyininze nyikunze rwose, nyifite ku mutima, igihugu cyanjye ndagikunda. Niyo mpamvu icyo kintu nyamukuru kugira ngo byibuza nanjye ngire uruhare mu bijyanye no kurinda igihugu cyanjye, ntabishishikariza abandi gusa, ntatanga izo mesaje gusa, numvishe ko nanjye uruhare rwanjye rukenewe, mfata umwanzuro joyininga RDF. Tugana ku musozo, Nasri muri kino gihe dutegereza iki cyangwa se aduhishiye iki? Ni iki ahishiye abakunzi be muri rusange? Abakunzi banjye nka Nasri cyangwa se Papa Tangeko Donatien, mfite project nyinshi ndi gutunganya kandi zizagera hanze. Hari message ijyanye n'ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda, hari indirimbo za RDF zivuga imyato, zivuga imirimo RDF yakoze. Ni byinshi cyane mfite kandi ndabizeza ko rwose bizaza bibanyuze, bibashimisha. Mu byitege kandi bizaza biryoshye, bizaba biryoshye cyane rwose. Nasri, nanone nuwe butumwa bwihariye wagenera abakunzi ba Artist TV nka televiziyo ikora inkuru zibanda cyane ku burezi ndetse no kuzamura ireme ryabwo muri iki gihe? Artist TV ni TV nziza, nabashije gukurikirana ibikorwa byayo. Nabonye ko uramutse uyikurikiranye nta gihombo ushobora kugira, haba manterte ndetse no mu bindi bintu byose ushobora kwifuza ushobora kubisangaho. Wahasanga inkuru nziza zishobora kukubaka, zikakugira inama. Muri rusange njye narayikunze cyane, naranayishimiye. Nishimiye nanone kuba nyikozeho interview kugira ngo nanjye ngire uruhare mu gutambutsa ubutumwa bushobora kubaka abanyarwanda. Ikintu rero nagenera abakunzi ba Artist TV, mu by'ukuri mureke tugire urukundo ndetse dukunde igihugu cyacu n'abanyarwanda bakirimo. Duharanire iterambere kugira ngo igihugu cyacu kive kuri step 1 kijye ku yindi step iyo ari yo yose nziza. Duharanire ko ni twebwe mbaraga z'igihugu, ni twebwe soko y'iterambere ry'iki gihugu cyacu, ndetse twiha agaciro kugira ngo n'abandi babashe kukaduha. Ndumva nicyo kintu nshobora kugenera abakunzi ba Artist TV. Turagushimiye cyane Nasri, nizere ko n'ubutaha nitubakenera muzaduha umwanya tukabaganiriza. Murakoze cyane rwose, ndabateguza ko igihe cyose muzankenera nzabitaba rwose. Mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane Tom.